Hello, niba mushaka kumenya byinshi ku kuri kw'ijambo ry'Imana ndetse ukamenya n'uburyo wakwitwara nk'umukristo muri bino bihe bitoroshye, turabararikiye kujya kuri Shamgar TV kuri YouTube ndetse ukanakora subscribe kugira ngo ibizaho byose bitagucika. Shalom, peuple de Dieu. Sur Shamgar TV. Ikaze kuri Shamgar TV. Shamgar TV urubuga rwanyu rwo guhemburwa ni muri gahunda yacu yo kubabwiza ukuri, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uzamenya ukuri kandi ukuri kuzabatura. Mwakurikiye ibiganiro byinshi, ni muhema kuduha inyunganizi mutubwira uko byagenze, turabashimiye. Namwe mwe kubigumana mu bisakaza ahantu hose, mugira abo mubibwira nabo bamenye, bumva ibyo tuvuga kandi bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi sindi nyenyine, kumwe n'umutumirwa wanjye data Imana umugisha. Amen, bien-aimé. Urakoze kuba witabiriye. Nanjye ndanezerewe. Umunsi turi kumwe nawe aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Rero na mbere ni gute Shamgar TV wayibonye? Commentaire ku Shamgar TV. Shamgar TV ni Shamgar kubera ko Shamgar tuziko yakoze ibintu bikomeye, quand mbona abantu baza aha ngaha nta muntu ndumva avuga ubusa. Hari ibintu byinshi bikorwa kabisa, ukumva ko ikiganiro cyose uko kigiyeho wumva ushaka kucyumva. Ni ikigaragaza rero ko quand hari ikikora nyine. Reka tangire ngenda kuzi, ariko wenda uza kureba ikiganiro utakuzi, reka dutangire twibwira abadukurikiye. Imwe neso muri Kristo nitwa Rangira Christian Twisenge, niyo mazina yanjye. Nkaba nizera ubutumwa bw'igihe, umva hari ibyo. Mwana Christian urakoze. Umunsi turaganira ku rukundo. First of all turaganira ku rukundo uyu munsi. Ikibazo cyane cya mbere njye gutangiriraho, kuri Christian, gute udefinisa kuri wowe urukundo ni? Mbere na mbere warumaze no kumbwira ngo nibwira abakurikiye Shamgar TV, ariko ndabanza kubasabira ko marayika rwose abirindure igitare kandi akicareho. Amen. Marayika abirindure igitare akicareho, ko iyo abirinduye igitare akakicaraho ari ibintu byinshi bihinduka. Ndetse ni nabwo n'urwo rukundo ninjira directement mu kibazo warumbajije, urwo rukundo narwo ruraboneka. Urukundo icyo narudefinisaho bien-aimé, urukundo rudefinisa nk'intwaro y'umuntu wabonye umwuka wera, kubera ko urukundo bwarwo ni Imana kandi n'umwuka wera nawe ni Imana. Urukundo rero cyo naruvugaho cyangwa se definition naruha nyayo ni ukugira Imana muri wowe. Iyo ufite Imana muri wowe rero ibintu byinshi bitandukanye n'urwo rukundo nta bikurangwaho, kandi ntabwo wiforsa kurugira. Urukundo ruba urukundo nk'Imana igaragara muri wowe gusa. Niko numva urukundo. Urabihuza gute no kugwa neza, umwana mwiza, kugira ibikorwa navuga by'ubugwa neza, urabihuza gute ibyo byombi? Urukundo nta hantu navuga ko ruhurira n'ubugwa neza, kubera ko hari abantu benshi tubona bakora ubugwa neza ariko inyuma yaho hari inyungu. Umuntu akabyita kuba ari gukora ibikorwa by'ubugwa neza, ariko inyuma yabyo harimo kwaka. Tujya tubona nk'abantu bakora ibikorwa by'urukundo, bavuga ko harimo akora ibikorwa by'urukundo ariko harimo ashaka abadonors bandi bafandinga cyangwa se babasha batera inkunga ibikorwa bye, agatanga bikeya, agaproject urukundo kuri babandi, ariko akagira ibyo asigarana byinshi. Urumva rero ese ushobora kuba ufite urwo rukundo ariwe Imana muri we n'ubwo neza? Nabyo ntibishoboka, kubera ko ubugwa neza ni amashami y'urukundo. Kandi y'Imana iri muri wowe igutera kugwa neza. Kugwa neza rero
wenda twakwinjira cyane mu burebure bwabyo, ariko mbere na mbere tubanza kubona ko umuntu agwa neza iyo tubanje kureba ku rukundo. Niyo unarebeye mu rukundo usanga umuntu agwa neza. Iyo urebeye mu rukundo ibintu byose ubibona neza, kandi nta buryo umuntu ashobora gutanga ibintu byiza adafite rwa rukundo. Akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ukuntu uvuze yuko urukundo kugwa neza ari amashami y'urukundo, ariko ko umuntu ashobora kugwa neza hari ibindi bintu agamije, hari ibindi bintu ashaka. Tangira bavuze yuko wizera umutima wa Branham. Urwo rukundo tuvuga duhora aho bahora bavuga se frequency ubonye kuko bene data ukabona imyifatire, urwo rukundo rurahari? Baje ikibazo cyiza cyane, ntashobora gushingira ku marangamutima, kubera ko nindamuka nshingiye ku marangamutima nakwirinda ko nagira uwo nkomeretsa, kandi siyo ntego yanjye. Ahubwo icyo ndibuze kuvugaho cyane byimbitse mu buryo uyu munsi Frex yiteguye gukomeretsa abantu. Kubabwira ukuri nk'uko watangiye uvuga, kandi ukuri dushingira ku ijambo ry'Imana. Mbere na mbere hari ibyo abantu twita urukundo atari rwo. Twagiye mu myaka, nubwo ndi bwose ndi mushya, maze kubona aho mvukiye bwa kabiri, ubu ndi icyaremwe gishya. Ntabwo ndi bwibaze kuri experience y'igihe cya kera cyangwa se ngo igihe maze mu butumwa, ahubwo ndashaka cyane kuvuga bijyanye nuko iyo turebye nifashije urugero rumwe, dusanga ibintu byose bireremba hejuru y'amazi atari uko bifite ubuzima. Kugendera hejuru y'amazi, kuba ushobora kubona umuntu agendera hejuru y'amazi, ntabwo aricyo kivuga ko afite ubuzima. Iyo turebye tubona Petero agendera hejuru y'amazi, Yesu amubwira ngo ngwino, yagendeye hejuru y'amazi birakunda, ariko nyuma yaza gutangira kurohama. Wenda washobora kubona mu mizo yo gutangira kurohama, yashobora kubona ko wenda umuntu akiri hejuru y'amazi cyangwa se arima atangiye kumanuka mu mazi, ariko ndaza kubigereranya n'igihe cy'umwuzure. Mu magambo make tujya tubona abantu bagendera hejuru y'amazi kandi ari bazima. Ku bintu abantu bamenyereye koga, agira gutyo ukabona ko ari kugendera hejuru y'amazi mu buryo bwo koga busanzwe kandi ari muzima. Ariko tubona no mu gihe cya Nowa ko, cyangwa se no mu buryo busanzwe tujya tubona ko n'intumbi zigendera hejuru y'amazi zikareremba, kubera ko zimaze kuzura amazi menshi, zamaze kumira, zigatangira kureremba. So ibyo rero umuntu utazi gutandukanya kubona ikintu kigendera hejuru y'amazi ashobora kubona ko gifite ubuzima, ariko tubona ko hari itandukaniro. Tubona ko hari ihuriro ry'ibintu bigenda hejuru y'amazi ari bizima, hakaba n'ibindi bigendera hejuru y'amazi byapfuye. So mu by'urukundo rero, nk'uko bavuga guti ese wabonye muri byo harimo urukundo, harabona abonye barufite, nabo nabonye ntarwo bafite. Kandi ikikwereka ko mwene so afite urukundo, mbere na mbere gusa ko nawe ugomba kuba urufite, kubera ko hari ubwo ushobora kugendera ku marangamutima kubera ko utarufite cyangwa se utarumufiteho, ukareba ibintu nabi, biterwa naho urimo urebera rero. So harabona abonye bafite urukundo, hari nabo nabonye batarufite, uretse ko bose ni bene data. N'abatarufite hari bene data badafite urukundo rwose. Bahari. Niki twitiranya? Bavuze yuko ari cyo twitiranya. Niki twitiranya? Niki nuwe mutego twaguyemo tutabizi, mutego mubi mubisha dukunze kugwamo tutitayeho. Mwana ndakita ngo urunguru rwo rwose twarabyibeshye, ariko ukuri nuko uyu nguyu ari umutego. Mbere na mbere nubwo tuvuga ko dufite bene data, tukanavuga n'urwo rukundo, ikintu twitiranya nuko tutigeze. Urukundo ubundi rwagomba kuzanwa n'ijambo, kwizera, mara kwizera ijambo niryo. Iyo umaze kubwirizwa urukundo, ubara kurushaka no gushaka y'Imana ifite urukundo ikaruguha. Ariko abantu ndi mu mbago za bene data benshi, hari abantu benshi bagiye bibwira ko bafite urukundo batarufite, kubera ko mbere na mbere n'ubundi no muri message ntibayirimo. Umubona yicaye ku ntebe gusa. Hari abantu bamaze kuba
ndabivuga muri ubwo buryo. Hari abantu, hari ukuntu twicara ku ntebe hariya, umuntu ari idini yigendera cyangwa ari idini ryicaye muri eglise, oro afeza parti cyangwa se yicaye mu rusengero aho tuvuga ko twizera message cyangwa aho bizera message. Uwo muntu wamaze kuba idini biragoye kumushakira urukundo. Kubera iki? Icya mbere arangwa n'ubuheza nguni. Icya kabiri afite uburyo we yitamo ibintu kandi butandukanye n'ijambo ry'Imana. Ibyo bigatuma rero habaho iki? Umuntu nk'uwo nguwo igihe cyose imbuto ahora yera ntabwo yera imbuto z'urukundo, kubera ko muri we n'ubundi nta ruri muri we. Bisaba rero ko umuntu akwiriye kubanza gushaka urukundo kugira ngo arugire. Icyo rero nicyo kintu cyagiye kintangaza kuri experience ntoya mfite. Nge menya butumwa nabumenye muri 2007, ariko nge ndavuga ko uyu munsi mvutse ubu ndi mutoya, ndi umubebe kubera ko maze igihe gitoya nakiriye umwuka wera. Imana ishimwe. Ibyo nabyo tuzagira icyo kubiganiraho kuko iyo umwuka wera hari urabibona. Imyaka yose yes, ntabwo ari ufite. Rwose Niki gikwemeza ko wabonye? Hari ibintu binyemeza ko nabonye umwuka wera. Ikintu cya mbere ni kimwe, ndakubwira bitatu byonyine. Numvisha amahoro menshi. Ikintu cya mbere cyambwiye ko mfite urukundo cyangwa se nako umwuka wera, nuko nagiriye urukundo rwinshi abo nakwita ko badashobotse mu by'ijambo cyangwa se bafite des litiges dans la parole. Abo narinzi, ndahera ku byo narinzi, c'est leur expérience personnelle cyangwa se bwabo nararibonye bwanjye. Numvishe ngize umwete cyane n'urukundo rwinshi rwo kubashaka. Oro mbese ko byari bimeze, nari mfite ahantu nanjye nabashyize, ndabahamba kabisa, ndabashyingura. Ariko umwuka wera yansangiye, nabonye ko umwuka wera ndimo, numvishe ngize ubushake bwo kubashaka, naho bantera umugongo nkumva nashaka komeza. Icya gatatu, nageze ku rwego numva nta cyaha n'iki na kimwe ashobora kuredresa cyangwa se kumva ko ari icyaha utatunganya naho waba uri muri public imeze gute. Ibyo yari preuve nashaka kubwira. Medoro paravana yari ifite. Umva je parcours amaze imyaka igera muri 13 yose ntawo. Ni kwa kugenda nta Yesu, usize Yesu twabwiraga, ariko iyo umushatsi araboneka. Amen. Felix, ari example nshaka kugira ngo wende dufashe. Ubu ngubu usugabona mwene data agakora ikintu kibi. Felix yakora ikintu kitari cyiza, ariko kubera ko mukunda nashaka kumubabaza ngatinya kubimubwira. Ona mwene data akandagiye ijambo kubera ko mukunda cyane, nshaka kwiteranya nawe ningira icyo mubwira. Ese ubwo nako n'urukundo? Aho ntabwo ari urukundo. Ni rwa rundi bavuga, Bibiliya bivuga neza, ni urukundo rw'urumamo. Urukundo rw'urumamo ari sorte nyinshi z'inkunda. Urukundo rw'urumamo ni urwo kutiteranya, ni urwo kudatoneka, ni urwo kutababaza. Ariko tubona ko Yesu yakundaga abantu kandi yarababwizaga ukuri. Ubwo abona Petero akamubwira ati, akamubwira ngo ese urankunda? Petero aramubwira ngo ndagukunda. Arongera amusubishamo ngo urankunda? Aramubwira ngo uragira umukumbi wanjye. Nyuma yaho rero Petero ababazwa cyane nuko Yesu amubajije icyo kibazo. Icyatumye rero ababazwa n'icyo kibazo Yesu amubaza, yatekereza ko Yesu ashidikanya ku rukundo rwe. Ariko mu buryo bwiza nuko Yesu yashaka ko agera ku rwego rwaho amukunda urukundo ruhagije. Urukundo nyarwo rero ruvuga ukuri, rubwira umuntu ukuri uko yabibona kose, gutinya kubabaza umuntu. Ese umuntu utinya kubabaza umuntu nanyumve nabi, nambone nabi, umuntu amukunda. Imana ihamagara abantu bahamagaye mu buryo butandukanye. Hari bene data bafite urukundo, akubwira ukuri. Mwene data w'umuradikari akubwira uko yumva ibintu. Niba ari no kuza kuri shere akavuga ati no, ibi bintu ntago ariko bimeze, siko bikwiriye kugenda, akita ibintu mazina yayo. Nkuko Yesu yabwiye Petero amwe ati vinyuma yanjye Satani. Rwari urukundo abikoresheje. Ariko hari n'undi washobora kuvuga ati no, rwose utiteranya, birekera aho ngaho, bivuge gakeya. Yari ahagaze hehe? Ngewe mpagaze mu rukundo rwo gukunda umuntu ariko mu buryo radikari, aho nashobora kugira icyo nkinga mwene data niba yakoze ikintu. Niyo byabateranya uri pre. Ndi pre kubera ko iki? Kubera nkubwiye wenda mu magambo makeya, niba tugeze kugukura Uwiteka aradusaba, biragoye
ko tuzabona Imana tudafite urukundo rubwira umuntu ukuri, rubwira umuntu ukuri. Twagiye dusoma inzandiko z'ahantu henshi, mwene data niwe twabiganiragaho ejo, dusoma inzandiko kenshi za Paulo zidusaba ko zitubwira abantu ko abantu bakwiriye kugendera muri gahunda. Abacyaha yakoreshaga urukundo, ariko yageze ku rwego rw'avuga ati yemwe bagaratiya b'abapfapfa, kandi hagati harimo bene data, hari bene data b'abapfapfa. Nicyo bivuga rero, ninde wabaroze? Bivuze ko hari igihe umuntu ashobora kurogwa ariko kugira ngo umubwire neza ukwiriye kumubwiza ukuri. So ntabwo rero igihe cyose dukwiriye kwakira message nk'iya Yohana avuga ngo bana bato, nubwo abantu bose tuzisanga mu ijuru, tuzaba turi kumwe nabo mu ijuru. Paulo azaba ari mu ijuru, nibyo, na Yohana azaba ari mu ijuru, kandi bose babwirije ku rukundo. So ntekereza ko rero kandi uburyo umwe yabwirijemo urukundo butandukanye n'ubwo undi yabubwirijemo. Mwese no twaganiriye nimugoroba aho Paulo ageza ku rwego rwaho araga mwene data icyo nakwita amertume, arimo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Alexandre umucuzi w'imiringa ngo yangiriye nabi, ngo ibyo yankoreye ngo Imana izabimwiture, ngo yangiriye inabi nyinshi, ngo ibyo yangiriye ngo Imana izabimwiture. Yarimo abibwira ngo kandi ngo ujye umwitaho ngo umwirinde. Ni mu rukundo toujours. Christian, ufite témoignage ihariye, umunsi ntabwo ariyo twaje kuganira hano, nubwo neza ko abakurikira Shalom TV baramutse bayumvishe hari icyo yabongeraho, ariko nzi ko muri bene data bahuye n'ibintu byinshi byagukomerekeje, byakubabaje. Ese kubera urukundo ibyo bintu ni gute umuntu ava muri iyo process? Iyo ukunda umuntu urenzaho, uragenda ukamuganira bikarangira. Nicyo kintu umuntu akora iyo ukunda umuntu kugira ngo ikibazo mwagiranye kirangire. Beneme, uvuze ikintu cyiza. Dufite ikibazo gikomeye, ikibazo gikomeye cy'uko aho kwakira umuhanuzi waduha umucyo. Uyu munsi natangiye gusobanukirwa impamvu Prophet Branham avuga ngo azatungurwa nabona abantu 12. Kubera iki? Abantu barashaka kugira ubutumwa idini, barashaka ubugira idini. Gute rero? Mu buryo bwabo, de leur manière, uburyo bwabo bwo kumvamo ibintu, bwo kubona ibintu. Ijambo ry'Imana ritwereka neza iyo umuntu yaguye muri erreur, yakoze icyaha cyangwa se yanyereye akagwa. Hari approche dukwiriye gukora, hari icyo dukwiriye gukora, bidushyira muri devoir. Ntukwiriye kurekeraho, ntukwiriye kugumaho, ukwiriye kumusanga. Birashobora kumwaprosha mu buryo butuje, ariko ni na ngombwa ko hari aho bigera ugasanga umuntu kandi ukamubwira mu buryo buri hashi bumushishura kandi ugakoresha urukundo. Kubera iki? Niba uyu munsi tuvuga ko dukwiriye kwaplika discipline yo kuvuga ngo gushyira umuntu hanze, ni urugero, aho uravuga neza, ni ukumushyira hanze kugira ngo umubiri ukubitwa ariko ubugingo bwe bugaruke. So mu buryo bwiza rero, niba ushobora gukoresha urukundo muri ubwo buryo, undi agakoresha urukundo mu buryo bwo gusanga umuntu akajya arushaho kumubwira ati Imana iragukunda, nubwo wageze kuri Imana iragukunda, uburyo bwose ni bwiza. Ariko cyane cyane dukwiriye gukoresha n'uburyo Yesu yakoresheje. Yesu ntabwo yigeze adorota, yagiye kenshi abwira abantu imvugo zibakomeretsa ariko bagasanga bakwiriye kwegera. Noneho turenzeho. Oya, ntabwo dukwiriye kurenzaho. Mwumve neza beneme, ntabwo dukwiriye kurenzaho, kubera ko kurenzaho birica. Kurenzaho birica. Ndaguha urugero rumwe. Dufite ikibazo uyu munsi, dufite ikibazo cy'uko mwene data tubona akora ibintu bibi, ukamureka, noneho tugashaka gukomeza gukominiya nawe, ariko dutwikiriye cya kintu. Birasa naho hari uburyo bwo kuba twamaze kwadopta uburyo bw'amahoro, ushaka amahoro, bwo kutiteranya ariko ushaka amahoro, mu buryo bwo kuvuga ngo mwene data mubwiye nabi cyangwa se namukoreye ikintu kibi, ariko kubera ko wenda afite ubushobozi bwo kuba turubuze kujyana ahantu wenda muri kaferiyo tukarya inkoko, nabona seka nkavuga nti buriya yambabariye byarangiye. Ntabwo nzi uburyo bwo kumubwira nti kameme nakoze nabi. Nawe ubwawe uri kumva ko wakoze nabi, ariko kubera ko gusa nagwaye karibu mu rugo cyangwa se waje muri communion nkaba nigeze mbikubwira ko wambabaje cyangwa se ntacyo nakoze,
nabirengejeho ko ngwenda ngiye mfite maturité ukabireka ni bibi rero ni bibi byo dukwiriye kubisiga wenda nitugira umwanya tuzaganira cyane ku kintu kijyanye n'uburyo abantu bica abandi mu buryo nge nahamagarira abantu basigaho kwica bene data reka tubivuge mu buryo reka tubivuge dusigaho kwica bene data impamvu turi busigaho kwica bene data iyo utazi gutandukanya ibintu egera abantu bafite ijambo bagufashe kwe twemera faiblesse zacu kubera ko uyu munsi reka mbivuge muri ubu buryo ngira ngo twigeze kuvuga uburyo abantu munsi bafata message mu buryo butandukanye ukavuga ngo sinzi umuntu wabwiye bene data ko wenda les doctrines zizajyana abantu mu ijuru simbizi wenda muzabitubwiraho cyangwa abakozi b'Imana niba ushobora kugera ku rwego rwo wumva ko mwene data wizera reka mfata urugendo kuri doctrine imwe ivuga ko kurindwa kw'inkuba kutahishuwe wa undi wizera ko kwahishuwe agahita avuga turiya yaraguye noneho ibyo bikanakurinda ko hari ikintu twita communion cyangwa se ubusabane ari nacyo ibintu byo kuvuga ngo turasabana ariko ntushobora kumpa uruhimbi ngo bwirize kubera ko nguzi ko ngo yewe ngo ntizera ko guhinda kurindwa kumva kwahishuwe so ibyo iyo tubigiyemo cyangwa iyo tubihagazeho ntabwo bihagarariraho byinshira cyane mu burebure bwo kuba ufite ahantu washyize mwene so ku rwego rw'uko wumva aho ari uhishimiye ko haguma ukavuga uti utishimiye gusova mwene so voilà niba ari kujya mu rupfu umureke ikindi kuba mwene so adasuzanya n'undi kubera ko batumvikana kuri passage de l'écriture imwe gusa uvuga ngo mwene data yumva iki cyanditswe gutya cyangwa se ntabwo aragera ku rwego rw'uko numva ibintu ukamuvana ni kwa kubura kwa rwa rukundo niba tubona ndaguha urugero rumwe uyu munsi niba tuvuga ko Levi tuzajyana mu ijuru rimwe niba tuzagendana mu ijuru kambivuge neza niba mvuga ko mwene turi mu rugendo rumwe rujya mu ijuru nubwo tudasengera muri assemblée imwe birakwiriye ko ngera ku rwego rw'uko mwene data ntakwiriye kumwishisha impamvu bivuze ni iki dufite abantu bagiye bakira revelation runaka umuntu umwe kubera ko akiri kuri rura rwego ngo akaba adasabana n'uwamaze kumenya iyo revelation icyo byica ni iki automatiquement biragaragara ko soit umwe muri mwebwe nta kuri afite kuko Imana ntabwo ishobora kuba ahantu afite akavuyo kameze gutyo impamvu bidashoboka ni iki nituza kugera kure turaza gusanga abantu badafite revelation zimwe bazisanga mu ijuru gute Prophète Branham atwereka neza ko hari abantu bageze ku rwego arimo kumena biramenyetso birindwi avuga ko hari aho yavuze ko yabonye marayika wari uri ku ifarashi y'umweru we amwitiranya na marayika w'umucyo ariko noneho nyuma yaho aza gukosora ibintu muri kiriya gihe hari bene data batashye reka mvuge bavuye mu mubiri bamaze gufata icyo profete yababwiye abo bene data ko bizeye icyo bari mu bwiza mbwira ukuntu rero Levi wabibonye waje gusobanukirwa revelation yo kuba profete yaragarutse agakosora kiriya kintu uvuga ko bari bene data batari mu ijuru kandi nyamara tuzisanga ahantu hamwe icyo kintu kirajyana n'iki rero kirajyana nuko hari bene data ndimo mbwira ngo basigeho kwica bene data bavuga ngo reka mbivuge uyu munsi byo mpagazemo kuvuga ngo uyu munsi ngewe nari umuswa cyangwa se ntabwo nari nakamenya ubwira bwuko guhinda kurindwa kw'inkuba kwahishuwe so hari bene data rero nzi bavuga yuko uvuga gutyo deja yaguye cyangwa yayobye kandi ngewe
ntabwo abo ngabo mbita ko bayobye ahubwo ndavuga ko hari revelation bataramenya kandi niba batarahagera ntago ari umurimo wanjye sinzi abantu batubwiye ko twashyizeho isaha n'umunsi abantu bagomba kumenyeraho revelation icyo kintu kirangira ku kindi nshaka kubaza ese n'ukuntu umunyarwanda aravuga ngo umugabo nahinduka ku ijambo ngarika ku buriri umuntu ufite urukundo anangira umutima barahari oya ntabwo anangira umutima umuntu ufite urukundo turimo turaganira ku rukundo mu mafase atandukanye yego ufite urukundo ugasanga waribeshye ugasanga warakishe let me say that way ushobora kunangira umutima bibaho ntabwo ariko bimeze ariko ikibazo gihari nuko dufite n'abantu nanone bivuga muri iyo angle ariko dufite n'abantu nanone badasanga babandi batari bagira icyo bamenya cyangwa bagizeho bagera hasubire kujya kureba babandi ngo babwire ati hari icyo nabonye ahubwo akamukritikira mu rwiherero kandi we hari undi mucyo yabonye hari undi mucyo yabonye ntabwo nemera ko ari urukundo kuko hari abonzi ariko ngewe namaze gutahura ko atari urukundo aho ubwira mwene tukamubwira uti mwene data Braname atubwira gutya akubwira ati ntabwo uko no kwihisha inyuma y'imirundo y'amasitasiyo urakwihisha inyuma y'imirundo y'amasitasiyo unsomera kubera ko gusa arabona neza ko ngewe nizera ikintu kimwe nizera ko wanyereka broshire yo muri 30 combien ukasomeramo ikintu nkizera nkuko wanyereka broshire yo muri 65 ntabwo ngiye nshagura ama broshire bivuze iki rero hari undi mwene dato yacagura akavuga ati no yewe cyangwa se usomye citation kugira ngo shocking turanagifite abantu bene data barimo baratekereza ko barimo kubataka niye namo wabagira basoma citation ngo urimo kunyetaka uwo muntu wamubwira iki umunsi birasaba ibiganiro bieneme birasaba ibiganiro kandi mu by'ukuri ibiganiro mvuga ni ibiganiro bikorewe mu rukundo biradusaba byanze bikunze gushaka abo bene data kugeza ku rwego rwaho wumva ko ntacyo utakoze nibyo ndavuga gutya kubera iki hari abantu agera ku rwego rwaho yamaze kukubwira ikintu yamara kukikubwira ntucyumve ahita aca umurongo ntabwo ariko ibintu bimeze komeza mwene data umusanga umwegere niba na ngombwa ushake n'undi murongo ukomeza kumukonveka kubera iki natwe ubwacu ntabwo twari beza ntabwo twemejwe n'ikintu kimwe personnellement ngewe nizera ubutumwa ntabwo nemejwe n'ikintu kimwe kuko image nari mfiteho bene data yari mbi cyane kubera ko nari nzi ko ari abantu bakunda kugenzura no gushaka kumenya utuntu twose ariko naje kubibonera uyu munsi nuko uko bakomeje kunyegera nakomeje kubona ubwiza bwabo tugende muri ibyo umwene data uzari mwe akahita check intege umwene data hari level y'urukundo bataragira nibyo urukundo twe tubwirizwa abantu kuzana abantu kuri Kristo ntabwo bashobora kuzana umuntu muri Kristo ngo bishobore hari itandukano yo kuzana umuntu kuri Kristo no kuzana umuntu muri Kristo uyu munsi ushobora guproject umuntu ijambo ntaryumve ejo akazaryumva gusa hari ikindi nabonye kuri bene data bamwe kimeze nkaho umuntu yumva ibintu byose yarabyumvise byose byarumviswe biri muri Bibiliya nibyo kuvuga ngo byose byarumviswe akumva nta gishya umuntu abageze ku rwego rubi cyane kubera ko buri munsi profeta atubwira ko dukwiriye gushyiraho virgule kuri revelation ko ejo uzamenya ikindi gishya dufite abantu benshi rero icyo nashimangira wenda unsoza cyo wambwiraga dufite abantu benshi bagiye bica bene data mu buryo butandukanye agahita kandi deja ikibazo kinatangaje nuko atanarengaho ngo avuga ati mwene data mbabarira mwibaza ukuntu rero tuzahurira mu ijuru dufite ibyo bitije bimeze gutyo we waje kumenya neza ko mwene data ibyo yavugaga ari ukuri cyangwa yabwirizaga ukuri we gusa warabidiabolizaga mbere uvuga ko mwene data yayobye byagenze gute nyuma mukazahura cyangwa se ukazagera ku rwego rwo umenya ko akuri bikarangira utana kandi ubizi ko hari Imana yaraguhaye uri wo kuredressa bo gutunganya bikarangira udashobora nibyo cya kindi wavugaga ugakomeza kunangira umutima atari ukubw'ijambo ukanangira umutima kuri mwene so wizera rya jambo ari kuri kwicirindi urukundo turaruvuga turabwirizwa mu masengero abantu bagasimbuka bakavuga amen ariko umutima ubanze rudahari rwinshi Yeneme dukwiriye kugera ku rwego dushaka urukundo ndahamagarira buri muntu wese wizera ubutumwa bw'umuhanuzi wiriya Mario Branham nanjye ubwanjye niko nari meze ndakubwiza ukuri sindimo shira bene data iteka cyangwa ngo we nuza kunyuma avuga ati nuko utarufite dukwiriye kurushaho gushaka urukundo
niba unarufite wumva ko urufite rwinshi ongera urushake ntabwo uragera ku rwego rwo gutakaza rwo kuva ko ugeze ku rwego rw'urukundo rwinshi uracyafi ni uko ukenera kurya uko wumva niko ukeneye urukundo kandi urukundo si ubugwaneza urukundo ntabwo ari ubugwaneza urukundo impamvu atari ubugwaneza twabonye ko hari abantu bakora ibikorwa by'urukundo kandi badafite urukundo bafite inyungu runaka turimo turasoza ikiganiro cyacu umwanzi malheureusement ni amasaha ntago atwemerera turimo turasoza shaka ko Felix yagira abantu inama badukurikiye ikiganiro kwabwira ukabahamagarira ikintu runaka ndashaka yo kubagira inama mbere yuko dusoza tujyana ikiganiro cyiza uvuze ibintu byinshi by'ukuri byiza ariko reka tubagira inama noneho uranyemerera bivuge muri ubu buryo umbwira ko twakorana ikiganiro ntabwo yeze umbwira topic turi bukoro cyangwa se ngo dukore compromis akagambane ariko icyo navugaga nashaka gutsindagira ibaze kuba bene data badasuhuzanya ngo nuko batumvikana bakibwira ko umubiri wa Kristo ugarukiraho basengera none se ubusabane bwa bene data bugarukira hehe icyo ni ikibazo bene data bagudukurikiye bakwiriye kwibaza bugarukira kuri ba bandi mwumva ibintu kimwe gusa icyo nacyo ni icya kabiri ikindi umuntu yakubaza ibyo ati ariko wenda umuntu akavuga ati ubwo runaka yantumiye mu bukwe buriya arankunda ubwo runaka duhurira ku kiganiro buriya arankunda iyo yapfushije ndamutabara aho gusa wowe ubusabane bwawe niho bugarukira nta nubwo mwasangira ijambo ngo umuhe uruhimbi kubera ko ataza kubiba imbuto mbi none se niba umutekereza nabi 1 Corinthiens 13 kubwira iki 1 Corinthiens 13 bavuga ni urukundo 1 Corinthiens 13 igera ku rwego rwayo tubwira ngo urukundo ntirutekereza ikibi ku bandi beneme dufite abantu benshi bari muri message badafite urukundo ariko bafite pretext y'urukundo 1 Corinthiens 13 iravuga ngo urukundo ikizakubwira urukundo ntirutekereza ikibi kuri mwene so urukundo ntirushaka akarakarwa donc urukundo ntirurakara urukundo ntirugira inzika dufite abantu muri message bagira inzika dufite abantu muri message batekereza ikibi kuri bene se niba basange ngo bababwire dufite abantu muri message barakara urukundo ntirurakara dufite abantu muri message badashaka ibyiza yumva ko mwene data yumva ko mwene no gukemura ibibazo yumva ko mwene data yavuye hano muri assemblée akahanavana nabi reka mbivuge gutyo muri ubwo buryo dukwiriye kugera ku rwego rw'aho urukundo rudutera kugutuma aho uvuye udatuma umuntu asigara akwibazaho nabi kubera ko nubwo bwose mvuga ko umuntu ufite urukundo adatekereza nabi mwene data ariko nawe niyo ufite urukundo bituma mwene se agutekereza nabi kubera ko niba mu by'ukuri ugeze ku rwego rwaho wumva kuba mwene so yagutekereza nabi nta kibazo kirimo urwo rukundo ntabwo ruzinjirayo abantu bakwiriye kugera ku rwego rubumva ko urukundo ruzinjira mu ijuru ari rwa rukundo rutuma na mwene se atagutekereza nabi wikreye ikintu gituma mwene se agutekereza nabi so dufite muri message nsoza dufitemo ibintu byinshi by'akavuyo buri muntu wese arabyuka kumva ashaka gukora ibye nitujya kugenzura nabe turasanga rwa rukundo utarufite rwa rukundo rugutera iki rero ruragutera kugaruka kuri 1 Corinthiens 13 nibwo uzumva kameme ko uri mu murongo utari idini so reference yuko ufite urukundo cyangwa narwo 1 Corinthiens 13 ni 1 Corinthiens 13 soma buri kantu kose niyo usanga hari icyo urimo kwica ongera ushake ugishake icyo nakunze nuko wavuze ngo nawe utekereza ko afite urukundo nasubireyo yongera ashaka urukundo rwinshi kurusha nibyo rero Christian urakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza tugiranye aho tuvuze urukundo mu buryo bwihariye kandi bukwiriye ese n'akantu wibagiwe wenda nsoza ntabwo twabimara ariko icyo mbonye cyo nuko satani akenshi akunda gutera ahantu hari ikintu cyo nashaka kuvuga umutumwe wonyine shyira hasi ibyo umaze imyaka myinshi uzi shyira hasi ibyo umaze imyaka myinshi uzi kuko n'uwakubwira ko yahindukiye nawe yari afite byinshi azi numara gushyira hasi ibyo umaze imyaka myinshi uzi
message twakiriye irimo kudusaba kutibwira ko twasomye byose. Amen. Iradusaba iki rero? Iradusaba kudasiga twa tuntu dutoya. Kubera ko utuntu dutoya tuntu dutoya dusiga nitwo twangiza urukundo. Impamvu ni iyihe rero mvuze gutya tunasoza? Ni ukubera ko hirya no hino dufite bene data bakiriye ubutumwa, kandi ubutumwa bwari urukundo, ariko bamaze kubuhindura idini. Bicaye basoma umuhanuzi Frère Branham dit zireze, undi agusubira ati qu'est-ce qu'il dit, undi akajyara akavuga ati amen, ugataha uti nateranye byagenze neza. Ariko iyo usubiye inyuma ukareba neza, n'umuhanuzi twakiriye agera ku rwego rwaho agera kuri bene data babeskuru, akavuga ati tugende tujye kubareba. Ubwo ari kumwe na mwene data umwe mu modoka, yaravuze ati ariko reka tujye kureba bara bene data batuvuyemo, bagiye tutari kumwe, tubasuhuze kameme, tubanyure tubasuhuze. Ngo ni mwene data ngo ugeze bavuga ngo ngo nabeskuru ngo bareke ntago. Branham ararakara. Umuhanuzi w'Imana kurakara ni ukubera ko icyo yarakariye cyari ukuri. Arashaka ko turenga imbibi z'ibyo twita ko ayo madoctrine yose, tukagera ku rwego rwaho umva rwa rukundo rutwuzuye koko. Amen. Twese urakoze. Nawe urakoze cyane urakoze kubwanya wawe ndetse no kubwinyunganizi zaduhaye. Imana iguhe umugisha. Amen. Namwe mwadukurikiye, Imana ibahe umugisha. Comment section irafunguye. Byo utekereza ko bari dukwiye kongera tutavuze, ukitwongerereho. Ndetse nimba ushaka nawe kuzaza kwicara ku mwanya wa Frère Christian, cyangwa se nawe ukaza ukajoininga ikiganiro cyacu nawe Frère Christian hari, ni karibu. Shamgar TV nawe hejwe, mwese muhawe karibu. Imana ibahe umugisha, kandi dushaka urukundo. Nawe utekereza ko urufite, utekereza ko rukuzuye, ongera urushake, rukuzure, rusendere, kuko udafite urukundo ntibishoboka yuko azinjirayo. Kwinjirayo rendezvous nimwe, garanti nimwe, nuko tuba dufite urukundo rushyitse. Imana ibahe umugisha. Rimwe nese ku Mileve na Frère Christian twaganaga ku rukundo. Mukore subscribe, musangize n'abandi. Naho gutaha. Shalom. Shalom.